bibanza kungora kuko ni abantu nari mazi. Icyo gihe rero byaje kuba ngombwa ko mpura n'uyu Keria arambwira ati rero ino Kongo biragoye, vayo mbe nkucumbikiye tubane nk'abavandimwe, icyo nzajya mbona tugisangire kuko njye ndakora. Nabizi ko ejo bundi nari ndi kuri kamera, rero bibaye ibibazo by'intambara bitamvuga ati rero reka manuke nsange mukuru wanjye, nubwo byamajije kugabanyuka nyine byagenze neza. Yego, kubera ko abantu benshi no turukahe aturuka ino, nangwa ni umukongomani w'umunyarwanda, nangwa ni umugande w'umunyarwanda. Mbwira nsobanurira aho ngaho. Rasa ndaho ngaho naramwakira. None nawe turamwe gato. Keri, reka wenda nawe tukwakire utubwire. Wowe ubwawe wisanze hano mu Rwanda gute? Wisanze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri murabiranye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wewe ko subscribe kuri Manzi na Innocent TV, nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Mu by'ukuri ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe, mujya mbona mu misozi niho mumenyereye, nirukanka bamatseko bose turya imigeri n'ahandi hose, na za Kibungo hose niruka kugira ngo mbagezeho amakuru 5 ku kandi. Namwe mbashimira cyane kuba mudahwema kunsharingira ama video, mudanahwema kumpa like, ama subscribe menshi cyane. Namwe ndabashimiye cyane aho muherereye hose. Rero ndabashimiye cyane cyane abari Uganda, Tanzania, Burundi, Congo, South Sudan, America, Australia n'ahandi muri England n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndabashimiye cyane kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibahereze umugisha. Kuri kamera za Manzi na Innocent TV muri kuhabona abatumirwa, umwe muramumenyereye, muramuzi, ntabwo ari mushasha hano, ariko undi we ni mushasha. Rero nagiye kure, umwe aratroducing undi. Nuko turabakiri. Murabizi neza buryo iyo wagiye kwakira ni mukwe ni muke muramumakaza muramukaza. Ikinyarwanda cyacyanga bikaba ibibazo. Biba rero umuntu agiye kumwakira burya biba bigoranye cyane, ariko bitewe n'ikiganiro twagiranye byabaye ngombwa ko mwongera kugaruka kuri kamera kugira ngo abantu bamenye wagwane. Nani mbanje kubasuhuza, murabizi ni Jackie mumuna wa Innocent. Uyu nari n'umushuti wanjye cyane, twarabanye cyane pe. Yego. Yego, warabimbwiye rero uti murumuna donc muri mushuti wawe mwabanye gutya, mubana muri zihaso bigenda gutya. Rero kano kanya mbere yuko tumwakira abantu bashobora guhita bibaza bati ese mwabanye mute, mwahasorenganye mute, kubera iki muzanye kuri kamera? Ariko mbere yuko usubiza ibyo bintu sigara ubitekerezaho, reka nawe tumwakire. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutesi wa Keri cyangwa se Keria. Yego. So uyu ni inshuti yanjye cyane magara kuva haciyemo igihe. Ni inshuti yanjye ariko bimwe bikomeye. Kandi aho muri nyine namwe murahumva uko bimeze, murabyumva. Rero kugira ngo bitaza kuducarenginga cyane, hari ubuzima mwabayemo, hari aho mwabanye, hari ibiki. Mbere yuko impamvu namubajije ni kubera iki turi aha ngaha, byari kugira ngo wenda tusobanukirwe neza impamvu turi aha. Gusa impamvu turi aha ngaha no kugira ngo tubaganirize life, nta kibazo na kimwe gihari, turisanzura tuganire, yaba mwebwe
muri nyuma ya kamera mutuganirize muri komenti, yaba nabo natwe ubwacu tubaganirize. Donc natangiye kugira nakire wenda Kelly natangiye mbabwira nti mubanye mute, mumeze mute, ubushuti bwanyu bumeze bute, kuki muri inshuti? Abantu bashobora kubyibaza, kuki muri inshuti, muravukana, bimeze bite? Nge ndabizi ariko abandi bantu ntabyo bazi. ngiye kunasobanura Kelly cyangwa Kelia yabibabwiye ni inshuti yanjye pe, sibyo? Donc kugira ngo reka ndumva ndi kugucaringinga kugira ngo ibibazo bikorohere. Ibintu ni bitatu. Hari urugendo rwawe na Kelly twicaranye kano kanya. Hari urugendo rwawe i Goma muri Congo. Hari n'urugendo rwawe i Kampala muri Uganda. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo ugiye kutubwira mbere yuko twakira Kelly. So ndahera heda mere kuri nge na Kelly cyangwa I don't know. Uhera ushaka, yaba urugendo rwawe Kampala muri Uganda na Innocent nangwa family yawe nangwa iki, yaba urugendo rwawe i Goma muri Congo kugeza akanya mu Rwanda, yaba urugendo rwawe na Kelly, kuko ngo muri inshuti magara. Nge ndabizi ariko ndagira ngo badukurikiye babimenye. kereka mere wenda kwitangiriro nibwo twabyumva neza. Okay, reka mere Kampala nyine mu rugo, murabizi ko ariho mu rugo nge na Innocent duturuka. Ukuntu bimeze nyine shana birebire nyine kugira ngo nisange ndi muri Congo, nisange n'aba inshuti na Kelia. Nyine n'urugendo rwahereye muri Kampala nyine mu rugo, ariho mu rugo bwite bwacu nyine. Nyine mabizi ababyeyi barastrugglinga kugira ngo abana babo babeho neza. Nyine ntacyo batakora ku bana babo, sibyo? Rero ukuntu byatangiye byahereye mu rugo, yamaze kwita Imana, Mary abura ukuntu yakomeza kutwitaho twebwe n'abandi bandi bari baturi inyuma. Murabizi ko nge nkurikira ubundi Innocent, hari abandi rero bari baturi inyuma rero. Yego, ariko mu bari babari inyuma, umwe yashakiye muri Tanzania musaza wanyu, undi ngo ari mu ishuri niba yigaye, wundi wirabura w'igikara ngo niba yigaye, simbizi, ushobora kuba niba yiga muri sinzi abantu nimba ari muri Nigeria, niba yigaye simbizi, ariko urumva ni haso tu. Biragoye. Ikubitiraho nanjye kwiga, icyo gihe ni mama twitagaho, nanjye ndiga kubera nyine ubushobozi buke n'ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine byajemo, biba ngombwa ko mva mu ishuri. Ndavuga ati rero kugira ngo nanjye mfashe abavandimwe banjye, mfashe ababyeyi banjye, kuko murabizi hari abandi bakiga, hari abandi nyine undi we yarashatse kamvuge ko wenda we yashatse. Yego, ariko hari abandi nyine bakiri gukurikirana ibibazo byabo cyane, kuko wenda nabonye Mera atasigara wenyine, wenda uwo muvandimwe wanjye yarashatse, rero afite undi muryango agomba kwitaho. Rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko mpita mfata undi mwanzuro, mvuye mu ishuri, biba ngombwa ko nisanga muri Goma. Murabizi ko twigeze kubivugaho ko ariho naje nirutse kugira ngo nze kureba Innocent kubera bya bibazo bya mbere. Rero nabwo nkigera muri Goma bibanza kungora kuko ni abantu nari mazi. Icyo gihe rero byaje kuba ngombwa ko mura n'uyu Kelia arambwira ati rero ino Congo biragoye, vayo mbe nkucumbikiye tubane nk'abavandimwe, icyo nzajya mbona tugisangire kuko nge ndakora, tujye dufashanya nyine. Yagucumbikiye muri Congo? Ego, muri Goma, ubundi niho yabaga ari nahakorera. Biba ngombwa ko nanjye nshakira akazi muri Goma, tukajya dukorayo. Biba ngombwa noneho haza biriya bibazo by'intambara. Rero mwabizi ko ejo bundi nari ndi kuri kamera, rero bibaye ibibazo by'intambara, bitamvuga ati rero reka manuke nsange mukuru wanjye, nubwo byamajije kugabanyuka nyine byagenze neza. Yego, kubera ko abantu benshi n'ubundi bahungiraga muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Yego, nibwo rero nisanze ndi hano i Kigali. Kelly noneho we biza kugenda bite ku buryo yisanga inaha nawe ukaba muri hamwe nk'abantu muri inshuti? Ukuntu byagenze nyine nyine kuko twese byatugizeho ingaruka. Biba ngombwa akambwira ati rero we ko wagiye kwa mukuru wawe, nawe ureba ukuntu twari tubayeho, ukuntu ino ntambara bimeze. Ndamubwira ati rero vuba tumanukane tugende tujye kubwira mukuru wanjye, numve ko yakemera ko tubana twese mu gihe turi gushaka akazi mu Rwanda, wongere wisunganye utangire ubuzima. Nuko rero byagenze, biba ngombwa ko rero Kelia nawe aza. Ni nayo mpamvu rero byabaye ngombwa ko muzana kuri kamera nawe
just nk'umuntu nzi nyine twabanye. Yego. Nuko noneho ntabwo ndi kubisobanukirwa neza nk'umutarama. Donc ni ukuvuga ngo wowe mwaje kwisanga inaha wowe na Kelly kugira gute? Ni ukubera ibibazo byo muri Congo nangwa kuko urumva wowe waraje kandi wari ufite uwo kwakira, we rero aza ntawe umwakira, ariko kubera ko yakugenderagaho bihita bigenda neza. Ndashaka kumenya n'abandi barashaka kumenya hagati yanyu umubano urimo ku buryo waje akagukurikira noneho bakamenya ese Kelly waturuka he, aturuka ino nangwa ni umukongomani w'umunyarwanda nangwa ni umugande w'umunyarwanda? Mbwira, nsobanurira aho ngaho. Ntaramwakira none nawe turamwakira yisobanura ko ni umuntu mukuru, ariko hari uburyo muziranyeho nyine kuntu tuziranye. Reka bikubwire ubundi Kelly, ubundi iyo ubonye ugiye ahantu utari usanzwe uzi, ari ubwa mbere uhagiye ukabona umuntu arakwakiriye murabanye, aho ngaho uwo muntu uvuga ngo byanga bikunze reka mbere umuvandimwe wanjye, kuko uwo muntu ababaye umuvandimwe wawe. Ati ibindi sinshaka kubimenya, reka mbere umuvandimwe, ababaye umuvandimwe wawe aho abandi batari. Rero niyo mpamvu twisanze njye na Kelly duhuje dushobokanye. Yego, reka mbegere gato. Kelly, reka wenda nawe tukwakire utubwire wowe ubwawe wisanze hano mu Rwanda gute? Wisanze mu maboko y'abanyarwanda gute? Uri umunyarwanda nangwa? Mbwira. Okay. So yego ndi umunyarwanda, ariko data ni umukongomani. Yego. Data ni umukongomani, mama ni umunyarwanda. Ubwo uri umukongomani kubera ko umuntu afata amaraso ya se nangwa? Naribi ndi umukongomani, reka mbivuge gutya. Vuga ikinyarwanda. Mvuga ikinyarwanda, niho navukiye. Deja mama ni umunyarwanda, niho navukiye. So wavukiye mu Rwanda? Niho navukiye. Wisanga muri Uganda gute kuba inshuti na Jackie? Wisanga muri Congo gute? Wisanga mu kazi gute? Okay, so nyuma biza kurangira wisanze mu Rwanda none nyuma ya Jackie. Yego, uba ari ubuzima bukomeye cyane, ibintu mbese biba ari hatari. Yego. Okay, ukuntu nahuye na Jackie ni amahirwe, ni Imana. So Jackie yabibabwiye, ndakeka yababwiye, ni inshuti yanjye pe. So nagiye kubona mbona araje, mbese antura agahinda ke, antura ukuntu babayeho mu buzima bubi, ambwira buryo ki ndavuga ati naye ndi intyoza ni nararibonye, reka nkwereke. Noneho ikintu cyiza cyanshimishije cyane ni uko nasanze Jackie duhuje life. So nasoje kwiga njya gushaka akazi muri Congo, nkurikiye data. Wigiye mu Rwanda, wigiye Uganda, wigiye Congo, wigiye he? Kuko ndi kukubaza ku bijyanye n'ibyajya kuko ni narazizengurutse. Yego. So nize mu Rwanda guhera primary kugeza secondary 3, ayandi nyakomereza muri Congo. Yego. Ari naho ubuzima bwagiye bukomeza kuzamukira. Wisanga Goma. Yego. So Jackie rero twahuriye hehe? I Goma, niho nkora. Deja niho nkora. We mwahuriye i Goma? Yego. Niho nkora. Yego. So arambwira ati rero urabona ubuzima ukuntu ibintu bimeze, ibintu biba ari hatari. So nyine aransobanurira, ngize Imana ndavuga ati kabisa noneho nanjye mbonye umuntu duhuza life, mbonye umuvandimwe, deja yuko n'abandi bavandimwe wari ufite. Ndavuga ati okay, Jackie ambereye umuvandimwe, so nawe yabibabwiye. N'akana kiza nta kibazo ntabwo nigeze mubaza ibibazo byinshi, mbese muri jye namwiyumvishemo nk'umuntu mugomba guhuza. Yego, mva twaranahuje cyane pe. So ariko
ikintu cyaje kumbabaza ni iriya ntambara, izi ntambara zo muri Congo. Muri Congo ariko ni intambara zigeze hafi imyaka 20 irenga birahora, ariko muri Goma ho byabaye bindi. Yego nyine muri Goma usanga ibyo wari ufite birarangiye, birashize, barabyibye, nuza wazarendo na FARDC baratwaye, ubundi musigara muri aho mwasamye mwisaga mu Rwanda. So ukuntu byagenze kugira ngo Jackie cyangwa se njyewe twisange mu Rwanda, yego urumva iyo ntambara muri Goma naramwicaje ndamubwira turahungira se Jackie, ibi bintu kubona bikomeye, noneho turahungira hehe? Inshuti yanjye, muvandimwe wanjye, yego abarambwiye ati rero ariko njyewe mfite umuryango mu Rwanda, so najyayo nkareba uko byifashe, nasanga ari amahoro, so nkakubwira nawe nkaguhamagara, kuko ntabwo nakwemera kugusiga muri ubu buzima. niko mwaje ubwo ngo yego noneho mwebwe muri, kuko amahoro wenda asa nkaho yaje, ko M23 iri ku burinzi hariya, mwebwe niki muri guteganya kuri ubu? Murateganya ko twakwigumanira inaha, nangwa murateganya kuba mwagarukayo? So icyo kibazo kiroroshye kugisubiza pe, ku bantu bari kutubona live, abantu baduteze amatwi. Yego. So u Rwanda naruherukaga kera pe. Yego, wasanze ari umuziga ryinyo. Nabonye ari umutuzo, ndasanze ari ahantu heza, na amahoro pe. Ariko ngo barababwiraga ngo umuntu wese nahungira mu Rwanda baramurya. Rero nkuko warubimbajije, ntabwo nshaka gusubira mu bihugu byo hanze. U Rwanda rwarambereye. Nuko wowe ntagashaka nasura zangaye, afite imishinga tukarareke. Nuko wowe dusoza yewe ubwo wajyaye handi, igihugu gifite amahoro gutya wajyaye handi kwa Museveni se ntayariyo. Yagakoya, u Rwanda rwo ruratuje, u Rwanda rurarenze isuku, umutekano. Muri u Rwanda ni rwiza mw'abantu mwe, na babandi mu bundabunda hirya no hino musebye u Rwanda ni international. U Rwanda ni rwiza cyane, cyo kuza icyo nababwira cyo namwe muze musura u Rwanda, muri ukuntu u Rwanda rumeze. So aba bana b'abakobwa rero nkuko mubabona, uko biri kose bari mu Rwanda, kandi u Rwanda ruratuje, ruratekanye. Uko biri kose nanjye nzababa hafi, namwe dufatanyije. Jackie, ikintu ngiye kubasaba ni kimwe. Hari umuntu wanditse muri comment aravuga ati mumpe nimero ya Jackie. Ntabwo nzi ngo arashaka iki, bitewe n'iki. Burya niba uvuze ati nanyuze muri ubu buzima, nanyuze muri izi life, byagenze gutya na gutya, mu rugo babayeho gutya, ko biri kose hari umuntu bikora ku mutima ngo bati nakugira n'inama cyangwa se nakubwira ati bimeze gutya na gutya. Hari umuntu rero wavuze ati mumpe nimero ya Jackie. Noneho mu kuyimuha ese wayimute muri comment, ntabwo wandikamo nimero ngo bikunde, kandi nawe nigeze twandikira ngo atubwire muri nimero dutanga nimero yawe. Buriya uyivuze ntabwo mbabwiye ngo Jackie mumutesha umutwe, sinanababwiye ngo Jackie ngo mumubwire ngo bimeze bitya. Ndavuze nti wenda mumuhamagare nangwa mumwandikire, niyo wamugira inama nangwa ukamuhumuriza. Hari abantu babona muri abakobwa bakavuga bati nimero, dukeneye nimero kugira ngo umuntu bijye bigenda gutya na gutya, ibintu nk'ibyo, joteme inzara itemamara. Oya, ibyo bintu wapi? Ibyo bintu rwose kuri iyi TV ndabisheshe. Niba ari nimero, ni inama, ni ubufasha, ni amasengesho. Ndabeshya? Nibyo pe. Nimero urayibaha, ntuyibaha, ni wowe burenganzira, ni wowe ugomba nyine kwanza soza ikiganiro. Wasenga, wakora iki, soza ikiganiro. Gusenga. Yego. Muri mwe ndaza guhitamo Jackie na Kelly, uwo nzaha akazi. Nuvuga ngo uzansimbura hano, si uwo nzaha akazi uzansimbura. Ugiye gusoza ikiganiro mu buryo bwawe, watanga nimero, wasenga, wavuga ati
nitwa runaka cawu cawu wakora iki numve ko nyine ushoje ikiganiro nk'umunyamakuru cyangwa nk'umuntu turi kumwe hano n'undi nawe mwakira soza ikiganiro ndebe uwo nzaha akazi hano. Okay, murakoze sibyo. Murabizi nomero zo muzazibona sibyo, muzazibona sibyo. Murakoze cyane. Noneho ikindi sibyo, bandike kuri nimero ibiriho hariya kuri WhatsApp tubahe nimero zawe nibiba ngombwa, ariko nibyo byakabaye ari byo byiza kuko hari igihe uvuga nimero yawe ugasanga umukoboyi uri gucukura ibirombo araguhamagaye ari mu mwobo ugasanga kigugukira mu gwiriye, cyangwa ugasanga nyine kukubwira ibintu bidahuye n'ibyo murimo nari kugusengera basi ngo Imana izagufasha, ahubwo ugasanga kuvuga ibintu biterekeranye. Urakoze cyane. Okay, ikindi nyine murabizi hagiye duhaye guseza tukumva ko tubizi. We nabwo usoza ikiganiro kugisoza. Okay, murabizi ni Jackie wa mukobwa wanyu mukunda nawe bakunda kuri televiziyo ya Manzi na Innocent, kandi turabakunda. Ciao ciao. Oya buretse gato kamera ba. Buretse ntabwo ikiganiro kirasozwa. Ari Kelly agiye gutangiza ikiganiro nawe agisoza. Hari uko batangiza ikiganiro, hari nuko bagisoza. Ugiye gutangiza ikiganiro unagisoze. Turebe hamwe nawe mutagire muri comment. Ariko ibintu ngiye kuzajya mbikora. Umutumirwa agiye atangiza ikiganiro nagisoza. Mu gihe tugiye gusoza yego Kelly. Okay, murakoze cyane. Ugiye gutangiza ikiganiro nagisoza. Yego. Amazina nayababwiye ni Mutesiwase Kelly. Ya ibintu biracanganye cyane. Reka mabwire ngo ni Saduna Manzi, ndabakunda cyane. Ni Manzi na Swat TV. Kora subscribe tuye tubana 5 kuri 5. Ciao ciao.